turabasuhuje mwe mudukurikira kandi mudukunda murakurikira ibiganiro byacu binyura kuri channel Ijuru Rikorerwa TV niyo bavuga butumwa bwiza mukunda ndibwira ko abasanzwe badukurikira muratuzi n'amazina yacu hanyuma rero dukora byose kugira ngo ubutumwa bwiza bugere kuri benshi kandi bwishimirwe n'ababwumva. Imana yaradukijije twara abanyabyaha ariko kandi ntabwo twari tuzi ikigero cy'ubunyabyaha bwacu, twagerageje gushaka gukiranuka mu ngeso ntibyakunda, ariko tuza kumenya ko muri Kristo ari Imana yungiye natwe ntiyabikitubaraho ibicumuro byacu, bityo twizera ko twababariwe muri Kristo Yesu duhinduka abakiranutsi, tukaba rero dufite umwenda natwe wo kubwira abandi umurimo Imana yadukoreye, ariko ari nawe yakoreye abari mu isi bose kugira ngo uwizera nawe ahinduke umukiranutsi araganwe n'abera bose umurage w'ijuru. Turi hano rero twiteguye kuvuga ibitangaza Imana yakoze ariko dukoresheje uburyo bw'indirimbo. Musanzwe mutumenyereye mu gusobanura ijambo ry'Imana, ariko twashimye ko noneho iryo jambo ryanyura mu buryo bw'indirimbo. Inyinshi musanzwe muzizi, ariko turibwira ko birarushaho kuba byiza dufatikanije namwe kugira ngo turirimbe dushimira Imana ku bwa Yesu Kristo. Ndabashimiye rero kandi mbizeza ko tuza kugerana namwe ibihe byiza. Reka rero twinjire mu gikorwa nyirizina, ariko tugitangije gushimira Imana mu buryo bw'isengesho. Mana data, mu izina rya Kristo Yesu turagushimiye, tugushimiye igikorwa wadukoreye ubwo wavaga mu ijoro ugasiga icyubahiro n'ubwiza wari ufiteyo, ukambara akamero k'umugaragu w'imbata, nabwo watinye no gupfa urupfu rubiretse rw'umusaraba. Kwari ukugira ngo muri urwo rupfu dukize. Waradukijije rero ubwo wanamenaga amaraso, muri ayo maraso tubabarirwa ibyaha byacu. Muri uyu mwanya turi hano kugira ngo nanone dukomeze tuvuge imirimo wadukoreye, kandi turakwinjiza kugira ngo ukomeze kudufasha. Kimwe cyo nzi neza ko uri kumwe natwe, kuko wanavuze ko uzahorana natwe ukagendana natwe, uri Imana yacu. Tunasengeye imitima y'abaza dutega amatwi kugira ngo izakomeze kugururwa nawe, ndetse ku buryo izakomeza gufashwa nawe, kugira ngo uyu munezero twahawe nawe, kugira ngo n'abantu bose nabo bawumve, tuzafatikanye kunezerwa usibye hano gusa mu isi, ariko tugeze n'iwacu mu ijuru. Urakoze, turagushimiye. Icyubahiro, guhimbazwa no gusingizwa bikomeze kuba ibyawe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye guhera ku ndirimbo y'123 muri kantike y'indirimbo zo gushimisha Imana. Ubwo abayizi mudukurikiye tugiye kugendana kugira ngo twumve ishimwe ririmo dushimira Imana. Najyaga yashaka
none ni Yesu maza wenyine ntari bizina nemera kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we najyaga njya kw'iriba ry'isi mfite inyota nyinshi cyane naba ngiye kunywa agakabugo nuko nka yabura nkiheba none ni Yesu maza wenyine ntari bizina nemera kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we nuzuye agahinda n'ubwihebe buzi ibyo niringiraga maze amaso yanjye arahumuka ndakureba Yesu ndanyurwa none ni Yesu maza wenyine ntari bizina nemera kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we none ni Yesu maza wenyine ntari bizina nemera kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we none ni Yesu maza wenyine ntari bizina nemera kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we none ni Yesu maza wenyine ntari bizina nemera kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we ibi mwumva turirimba ntabwo tubiririmba kubera ko byanditse ahubwo nishimwe natwe dufite mu mitima yacu uyu wahimbye indirimbo ni umukiranutsi mugenzi wacu ariko ibyo aririmba ni ubuzima bw'abakiranutsi bose uku ahamya ko kuri Kristo ariho yashiriye inyota ko ariho yahagiye ko yabonye ubugingo ndetse akabona n'umunezero natwe niko tumeze tukiri mu isi nta kintu dufite kindi cyo kwirata cyaruta amahoro cyaruta umunezero ariko ubutunzi butagira akagero twaboneye muri Kristo Yesu natwe rero tukiri hano mu isi tuzakomeza kugarura amashimwe y'Imana yadukoreye ariko nawe twafatikanya nawe niba nawe waragezweho n'ubuntu bw'Imana kugira ngo dufatikanye gushimira Imana ariko nawe ugishidikanya turaguhamagara tukubwira ko nta handi uzashirira inyota nta handi uzahagira kuko uyu muririmbyi yavuze ko yajyaga ajya ku mariba y'isi atandukanye afite inyota nyinshi yajya kunywa amazi agakama nuko akabura amazi akiheba hari ubuhanuzi hirya no hino hari byinshi bazaguhanurira bakubwira ngo ngwino wakira ibi ngibi ngwino ufate imigisha yawe ariko reka tukubwire ko umugisha nyakuri ni ubugingo buhoraho
bubonerwa muri Kristo Yesu. Kandi numara kubwakira uzabona ko ari cyo waburaga, uzabona ko kunyurwa wari warabuze ariho byari bihishe, uzabona ko agaciro n'icyubahiro ariho byari bihishe. Turakwifuriza nawe kutinangira umutima kugira ngo wizere Yesu, wakire imbabazi z'ibyaha, wakire gucyanuka kw'iteka, ufatikanye n'abera bose gushimira Imana ku bwa Yesu none iteka ryose. Amen.